Yes, nkuko twabyemejeho kuri iyi channel ni channel tuzatugezaho abanyarwanda amahirwe atandukanye y'ukuntu babyaza imbuga nkoranyambaga umusaruro ndetse bakinjiza akayabo k'amafaranga nk'uko babigenza. Muri iyi minsi rero turimo turavuga ku kintu yitwa YouTube, ucreatinga YouTube channel muri video zatambutse kuri iyi channel yitwa Channel of Rwanda TV. Yango twabonye amahirwe buri wese cyangwa umukode creator afite yo kuba yakora video ikaba yagera viral ikarebwa n'abantu benshi ndetse akaba yabamonetize kuri video imwe yonyine. Ibyo twarabibonye. Hanyuma niba ubwa ugeze kuri iyi channel ukaba ushaka amakuru nk'aya ngaya y'ukuntu wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok, website ndetse n'andi mahirwe yose ya online business yatuma ukora amafaranga ukoresheje telefone yawe, kaburi niyo yaba ari telefone iciriritse mwita Airtel Result Imagine. Ayo mahirwe rero akubiye kuri iyi channel yitwa Channel of Rwanda TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzawucikane muri aya mahirwe akugeraho ku gihe kandi yatuma ugera ku nzozi zawe. Hanyuma rero muri video yatambutse n'uretse uburyo ki video ugomba kuba imeze. Hanyuma umunsi kintu tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga uburyo ibintu video igomba kuba yubahirije kugira ngo uyaploadinge kuri YouTube. Video hari ibintu igomba kuba yujuje kugira ngo uyaploadinge kuri YouTube ndetse ibashe kuba yagira views nyinshi, ariho habazaho abasubscribers amasaha 4000 ndetse ugahita bamonetize kuri iyo video yonyine. Ibi ngenda bikubwira ku bantu tubana kuri channel yitwa Ikizamini TV. Murabizi yuko twabaye monetize ukwezi kumwe cyane, ukwezi kumwe konyine tumaze kuba monetize. Ndavuga ati aya mahirwe ntabwo nayihererana, ahubwo reka zino nama nakoresheje nawe nze nzikugire ubyaza umusaruro iyo telefone yawe. Hanyuma ikintu ugomba gukora rero, niba ugiye gutegura video hari ibintu ugomba kubifite ndetse na nyuma yo kuyitegura umaze kuyikura muri applications exporting video, ubwo ndavuga CapCut, ngavuga InShot, ngavuga Power Director, Video Rip ndetse n'izindi app umukoresha igihe murimo mureditinga video zanyu mwabashe gushutinga cyangwa video mwegeranyije kugira ngo muze gukora content hano kuri YouTube cyangwa kuri TikTok, kuri Instagram ndetse n'ahandi. Hanyuma rero ugikora video, mu gihe urimo urategura video hari ibintu, ikintu cya mbere ugomba kwitegura mbere na mbere yo gutegura video. Icya mbere, video yawe igomba kuba ifite icyitwa hook. Hook ni iki? Hook ibyibuze igomba kuba ifite amasegonda 5 abanziza video, hanyuma amasegonda 5 akaba kubiyemo ikintu kiri buze gutuma umuntu areba video paka irangiye. Hanyuma ako kantu iyo ukitayeho umuntu abasha kuba yareba video yawe kugeza irangiye ndetse YouTube igahita yiha icyitwa recommendation, igahita igenda isakaza abantu benshi bagiye batandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma video yawe ugasanga agize nka impression nka miliyoni kandi ibintu bitari bisanzwe nuko byari bisanzwe bimeze. Hanyuma rero igihe ukoresheje iyo hook ugomba gukoresha ijambo cyangwa amagambo ari buze gufata amasegonda byibuze 5 ariko atarengeje amasegonda 10. Hanyuma ugavugamo ibintu biri buze gutuma umuntu ari buze kureba video kugeza irangiye. Ibyo bintu rero ugomba kuba biteye amatsiko. Niba rero ugomba gutangira video uyitangiye uvuga ngo kanda subscribe, ngo ndabashimiye cyane, ngo aho uherereye hose, oya ibyo byihorere. Ikintu ugomba gukora rero, tegura hook y'amasegonda 5 iri buze gutuma umurebye cyangwa umuviewer areba video yawe kugeza irangiye. Hanyuma iyo hook nuyitegura neza, video yawe irajya viral ndetse YouTube igiye icyitwa recommendation ize kuba yagera kure. Ako ni akantu ka mbere ugomba kwitaho kuri video mbere yuko utangira kuyikoresha. Hanyuma ikindi igomba kuba ikubiyemo amakuru abantu basanze kuri thumbnail wateguye iyo video. Niba wateguye thumbnail urimo wigisha ibijyanye nko kuri YouTube, muri video wiza uvuga ibintu bijyanye na politike, oya amakuru watanze kuri YouTube muri za text wanditse kuri thumbnail ya cover ya video yawe kuri YouTube, mbere yuko abantu bayikandaho baravuga ati ese ibi bintu biri hano kuri iyi cover ya video ni nabyo turi buze gusanga muri iyi video. Hanyuma iyo ibintu bihabanye, icyo gihe ugutakaje icyitwa audience rotation. Hanyuma abantu bagukurikirana bagabona yuko utari seriye, hanyuma bagahita batakara bava kuri video yawe ndetse YouTube igahita yigwingiza ikayishyira hasi, bakabona yuko iyo video nta kintu irimo irigisha abantu kubera iki wakoze thumbnail ihabanye n'ibintu biri muri iyo video. Hanyuma rero utangira ubitegure neza. Niba ugiye gukora thumbnail, wandike thumbnail, hanyuma ibyo bintu biri ku thumbnail bari byo baza gusanga kuri video. Wishaka kuzana ibintu by'ibikabyo wandika ngo ngaramwishe, hanyuma baze gusanga ibyo bintu muri video nta birimo. Icyo gihe rero umva uri mutakaza amahirwe yo kuba wagera ahantu kuri. Gerageza byibuze amakuru ari kuri thumbnail aze kuba ariyo ari no kuri video.
ubwo ni uburyo bwa kabiri ugomba kwitaho kuri video yawe. Ubundi buryo bwa gatatu rero, uburyo bwa gatatu ugomba kwitaho, ayo makuru rero agomba kuba ahuye n'iyo cover y'iyo video, kandi ayo makuru ukayasobanura neza mu buryo bwumvikana, apana kuzanamo ibintu byo kwiyemera, kwirata, sibyo gutukana cyangwa ibindi bintu bitari ngombwa. Abanyarwanda cyangwa abandi bantu ntabwo bakunda abantu babwira nabi, bakeneye umuntu ubabwira ibintu bya nyabyo kandi biri seri. Hanyuma niba ruga mugeze kuri iyi channel, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya areba aba content creator mu kubyaza umusaruro YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zatuma ubyaza umusaruro ndetse ukaba wabona amafaranga aturutse muri ubwo buryo cyangwa muri izo content urimo urakora. Ikindi video igomba kuba ikubiyemo icyitwa inama. Ubwo harimo introduction yaho uko nababwiraga, hakaba harimo amakuru ya nyayo ahuye n'ibiri kuri cover ya video. Ikindi igomba kuba ikubiyemo inama. Urugero, niba urimo undi mwenda ndi kukwigisha icyo twakora, video yawe ikabasha kuba yagera kure ndetse YouTube ikayiha recommendation bitewe n'uburyo wayiteguye, hanyuma iyo video ikaza kuba ikubiyemo ndetse ukaza gutanga inama cyangwa conclusion ubwira abantu ukuntu babigenza, ukabahishurira ibanga rigiye ritandukanye. Umenyesha abantu amakosa cyangwa ibibi, ahubwo bereka n'uburyo ki bagera ku bintu byiza nk'ibi ngibi ndi kubabwira kuri iyi channel. Hanyuma numara gutanga inama ugerageze ushyiremo icyitwa call to action. Call to action ni bwa buryo ubwira umuntu ati niba video yikunze kanda like, kanda comment ndetse ukande na subscribe niba utarabikora. Igihe iyo bikoze uko nguko hanyuma umuntu bibwiye akabikora, YouTube itibona yuko iyo video yawe ifite agaciro, igahita yiri commandinga mu bihugu bigiye bitandukanye, abantu batandukanye, abantu bashakisha amakuru nk'ayo ngaho, YouTube igahita baha video yawe, igahita iza mu mwanya wa mbere w'izibanza. Aribwo usanga igihe ufunguye telefone yawe ugiye nko kuri YouTube ugahita ubona video n'eshatu zitambitse hejuru kuri page yawe ya YouTube. Hanyuma muri izo video haba harimo amahirwe yo guhita ukanda kuri iyo video ugahita ureba amakuru akubiye muri iyo video. Hanyuma rero igihe wabikoze uko nguko, nawe video yawe zitambika muri telefone z'abantu bagiye batandukanye, igihe barimo bakije telefone cyangwa mashini, bagahita babona video yawe ugahita bayireba, kubera yuko ikubiyemo ibintu n'ibyo ndimo ndababwira muri iyi video. Nanjye rero kanda subscribe, ukanda like ndetse uriking iyi video, usige na comment ya video wumva ko twazabakoreraho ubutaha. Hanyuma ubwo nanjye ubwo call to action ndayirangije, ariko niwumve yuko kuba mbibabwiye ari uko ndimo ndabagira inama, nawe gerageza ubikore kuri iyi channel kugira ngo aya makuru agere kuri benshi afite ibitekerezo byiza nk'ibyawe byo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero ikindi gikuyemo, ubwo tubonye yuko ushishikariza abantu mu gukanda subscribe, mu gukanda like, mu gukanda comment ndetse no gusharinga video yawe igihe biri ngombwa. Hanyuma rero iyo ibyo ngibyo ubirangije, ugerageza kubwira abantu ibyo video izibandaho, video izakurikira iyo ngiyo. Wenda ukabwira ati ubwo ndangije ibi ngibi muri video itaha nzabe buryo ki uzakora ibi ngibi, kugira ngo umuntu azagaruke kuri channel azi ikintu agiye kureba kuri channel yawe ndetse yiteguye, afite amatsiko yose yo kureba video yawe kugeza irangiye. Hanyuma rero ibyo nibyo nyinshi kubihishurira ibanga ku bantu mutegura video kugira ngo ujye ushyiramo ibyo bintu bitatu. Reka tubisubiremo mu ncamake. Hanyuma iyi video niba ari ingenzi, ari y'agaciro, uze kwisharinga bagenzi bawe, kandi muri video izatambuka nzabikora uburyo ki wakora thumbnail nziza cyangwa cover ya video kugira ngo ize kuba yatera amatsiko umuntu wese, hanyuma itakanda kuri iyo video yawe, namara kuyikandaho hanyuma video yawe igenda igere kure, abantu bayishyigikire, ugire views nyinshi, aboneraho abasubscribers, amasaha ndetse n'ibintu byinshi byatuma YouTube ibasha kugushyira mu bantu b'ingenzi cyane kuri YouTube. Hanyuma muri video itanze kuri uburyo ki wakora iyo thumbnail ikurura amaso y'abantu bagashishikarira kureba video zawe. Akenshi usanga ubura amahirwe yo kubonwa n'abantu bagiye batandukanye, kubera yuko cover ya video cyangwa thumbnail ya video ihabanye cyane n'ibintu biri muri iyo video, cyangwa ukaba wanayikoze ko wayikoze nabi idasa neza. Njya mbona cover nkora kuri iyi channel ubona yuko ari cover zisa neza kandi zibasha kuba zagira icyitwa click through rate nziza cyane. Hanyuma rero muri iyo video tuzahita tuyikurikizaho mu kanya, uze kugaruka urebe niba
yagezeho, kandi urayikinga video kugira ngo dutere imbaraga zizatuma dukora izindi video nk'izi ngizi zikugira inama y'ukuntu wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Ndabakunda cyane, je ni Callixte Mutabazi ari watching ibisanzwe, reka dukomeze kubana no kuri ya channel yanyu yitwa Ikizamini TV. Ntabwo ariko nayiretse, ahubwo ndaza nkakoraho video nkayitanza hano nkabwira nkabahishurira ibanga ry'ukuntu wabyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga. Ndabakunda cyane rero, reka tuze guhura mu kanya tureba uburyo cyo wakora tamugeri nziza ikurura amaso y'abantu. Ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro.